Hello everyone, ni wa mwanya kabisa tuba tugiye gusobanura cyangwa se tugakurikirana short stories from the book of an anthology when sun goes down. Rero iyi ngiyi akaba ari inkuru The Bamboo Hat by Grace Ogoto from Kenya. Tutangiye gute? The setting sun was ablaze and its ugly rays colored the water on Lake Victoria. Izuba ryari ririmo rirenga, imirasire rigakubita ku kiyaga cya Victoria. Mboga's heart beat faster. Tanya n'umukaga bita Mboga, umutima wiwe utera cyane. He had never seen the disk of the setting sun look so big and ominous. Ntabwo rero igeze no hambere abona izuba rirenga muri ubu buryo. He moved toward the foot of the sacred hero from Moji, where his forefathers had, from time immemorial, worshipped God and pleaded with their sisters. Agenda yegera imbere mu misozi yejeje Ramongi, aho abasekuru biwe bahoze, akaba ari naho bibukirirwaga, akaba ari naho basengeye Imana yabo. For many years, Mboga had beseeched Ramongi, the ancestor of the Luo people, to intercede on his behalf for a son. Mboga no mu myaka yo hambere yari yageze kuri uyu musozi kugira ngo asenge abakurambere biwe ba Luo cyangwa se abakurambere b'aba Luo people bamuhe umuhungu. An heir to the bearded story of the Kadibo people, umuhungu wari kuzaba umuzungura w'ingoma y'abakadibo, abaturage b'abakadibo. He had decided to make one final plea on this sacred spot, his part in the direction of the setting sun, and then prayed. Yakomeje yigira imbere ngo asengere muri iyi misozi. Yari ugusenga kwe kwa nyuma kugira ngo byibuze yitegure ko yabona umwana w'umuhungu. Yingiye imbere rero asenga agira ati: God of Ramogi and God of Podo, God of Ramogi and God of Podo, Imana y'Abaramogi ikaba n'Imana ya Podo. You led us from distant lands, waratuyoboye utuyobora kuri ubutaka, and protected us against all our enemies, uturinda abanzi bacu bose. You gave us land and other possessions, waduhaye ubutaka, uduha n'ikindi kintu cyose dukeneye. Let the name of Ramogi continue. Let us multiply and expand in all direction. Reka izina rya Ramogi ikomereho kandi dukomeze twagure hirya no hino. People call me Mboga the mighty, the handsome ruler, father of the clan. Abaturage bamunyita Mboga w'agatangaza, umugabo mwiza, umugabo w'igikundiro, nka umupapa w'ubukarani cyangwa se w'abaturage banjye. What is mighty ruler without a son? Ariko se ni mugabo ki utagira umuhungu? Ni mupapa ki utagira umuzungura? What is a father without an heir? Then darkness was falling when Mboga reached home. Bwari burimo bwira ubwo Mboga yaje kugera imuhira. In the inner compound of his homestead, iwe mu rugo, his numerous daughters, hari abakobwa biwe benshi, as he always referred to them, were busy helping their mothers prepare the evening meal. Abakobwa be bari barimo bahuze cyangwa se bari mu mirimo ya nimugoroba bafasha nyina gutegura ibyo kurya, ifunguro rya nimugoroba. Bivuze ngo uyu mutware w'abaturage yari afite abagore barenze umwe, yari afite n'abakobwa benshi. And although he loved all his 16 daughters, they were like the birds of their who at the appropriate season migrate to the other lands. Yakundaga abakobwa biwe 16 babaga bameze nk'utunyoni tuguruka tugakuruka dukurikije igihe, tukimuka tujya ku bundi butaka. Who would comfort and sustain him on an old age? Aba nibo bari kuzamwitaho mu bukure bwiwe. Umwanditsi aribaza ati, who would comfort and successor him in old age? Ese aba nibo bari kuzamusimbura ubwo ari kuba atagishoboye? Ni ikibazo. Turabizi yuko muri iyo minsi ya kera ku ngoma za cyami, aho umwami yategekaga, byasaga nkaho umuzungura yagombaga kuba ari umwana w'umuhungu. Uyu rero afite abana b'abakobwa.
The day's roll that had started in the evening continued upon to the early hours of the next day. Bwarakomeje buragoroba bugana ku munsi ukurikira. The children stayed in their mother's huts. Abana bagumana na nyina mu nzu yiwe. Agisu took a red sweet potato from basket and buried it on cold fire. Umwe muri abakobwa Agisu afata ikijumba cya wadada agikora mu gatebo arangije aracyotsa. She added a hard full of dry cow dung to the fire, yongeramo umuriro, and then turned to the children, her mother. Hanyuma asubira kuri mama wiwe uruhande rwe. Mama, why can't we live in the bamboo hut? Aramubaza ati kuki tutaba muri nzu y'imigano? It is clean, irakeye, cozy, ni nziza, cool, iratuje, kandi ikindi ni nziza, a beautiful. Please ask Baba if we can move into it, she said appearingly. Ati wabaza Baba, just Papa, tukajyayo twimukirayo? Abaza nyina yitonze. But our hut is one of the best in the company, my child. Nyina nawe ati ariko inzu yacu nayo hano ni imwe mu nzu nziza. I know that mama, but it can't beat the bamboo hut. Umukobwa nati ndabizi mama, ariko ntabwo ashobora cyangwa se ntabwo ari nziza nka bamboo hut. Our hut has no inner chamber and we have no bamboo beds or babies too. Ati mu nzu yacu twe ntabwo tugiramo ibyumba, ni icyumba kimwe gusa kiri aho, kandi ikindi nta bitanda birimo cyangwa se ngo harimo ibikiko. Then Agisu took a wooden poker and turned the potato over. Arangije Agisu afata igiti akuramo cya kijumba. Right mom? Ntari mama, he said, throwing the poker down. Ashyira hasi cya giti nyuma yo kwara ikijumba. Aravuga ati if you are afraid of the child, I will ask him myself. Niba uri gutinya umutware nzamwibariza ubwanjye. I am not afraid, ntabwo mfite. The bamboo hut stood next to the chief's radio hut. Inzu y'imigano ni inzu neza yari yegereye inzu ngari y'umwami cyangwa se y'umutware. Reka nkomeze mwita umwami ariko ni umutware w'abaturage mu cyaro. It looked beautiful in the morning diesel. Agisu's mother took her eyes away from it. Yagaragaraga neza mu gitondo na mama Agisu Achienge yayikwita amaso kuko akabona ni inzu nziza. She was expecting her second baby after an interval of nearly 7 years. Uyu yari amateganya kubyara umwana wiwe wa kabiri nyuma y'uko hari amaze guca imyaka 7. Bivuze ngo hari amaze guca igihe cy'imyaka 7 atabyara. She knew it would be girl. Yari abizi ko ashobora kuba azabyara umukobwa. The chief, who had 9 wives, had promised the bamboo hut to whoever bore him a son, an heir to the Bidisu. Umutware nawe uyu wari ufite abagore 9 yarasezeranyije ya nzu umukobwa wiwe yarahoze asaba nyina ko azayiha umugore uzamubyarira umuzungu w'ingoma yiwe. 2 months after Mboga's visit to the sacred hill, twatangiye na Mboga asuri umusozi wejeje asaba umuhungu. Nyuma amezi 2 wa mugore wiwe rero Achienge yaje kubyara. While she was out of the way, yabyariye ku mugezi. She was out at the well. It was baby girl. Yabyaye umukobwa. The long nursed desire for a son turned her heart against the baby. Kwa rukundo uko yari yitayeho azika twite byaje gutuma atangira kwanga umwana bitewe nuko yamaje kubona ko umukobwa. And she wept bitterly. Yumva arababaye arakaye biramubabaza cyane. Aribaza ati how do I break this sad news to my husband? Ni gute amakuru mabi nkaya naza kuyabwira umugabo wanjye? With the chief bear the thought of another girl. Umutware yaza kwihanganira kumva ko habyawe nanone umukobwa. No. Avuga ugira gatatu ati oya. Let my mouth remain sealed forever, the ancestors have wronged me. Ikanifungira umunwa n'ubundi nicecekere abakurambere nabo baranshutse. But Achenge's weeping was interrupted by sharp pain that stabbed her belly and back. Ariko Achenge ako gahinda no guhogora byavangiwe n'uburibwe mu nda ndetse no guca cy'umugongo. It was like one of those miracles that occur only once in a while. Byasaga nk'ari igitangaza kibaye nanone muri ako mwanya. Achenge gave birth again. Achenge arongera abyara. It was a boy. Yabyaye umuhungu.
The riverbank was still deserted as most women did not fetch water at midday. Ku mugezi aho nta muntu wari uhari n'umwe, kabone n'abagore bajyaga bavoma amazi mu gicamunsi nta n'umwe wari uhari. Everything was so quiet, buri kimwe cyari gituje. Apart from few frogs who seemed to be rejoicing with her. Usibye ibikeri bimwe na bimwe byahogaga hirya no hino bisa nkaho byishimye nabyo cyangwa se byishimanye nawe. She felt very tired, yari ananiwe, and for a few minutes different passions played with dance with her. Mu minota mikeya inyagasozi nazo zose wumvaga zisa nkaho zirimo zimubyinira kuko yari afite ikizengerera, niko yabyumvaga. Love, hatred, injury and happiness crossed and intermingled. Byasaga nkaho urukundo, urwango, agahinda, ibyishimo byose byari byivangiye hamwe. The chief had waited for a son for over 12 years. Umutware yari ategereje ko yabona umwana w'umuhungu ahasaga imyaka 12. Let the chief have only one child, a son, so that they might see the fulfillment of his life dreams. Ariko umutware yari afite umwana w'umuhungu washoboraga kuzamuzungura mu zabukuru ziwe. Achieng made up her mind. Achieng aho yaramaje kubyarira nanone yagaruye intekerezo ziwe. She made the grass basket, akora agatebo mu byatsi, and lined it with leaves, ashyiramo ibindi tundi twatsi asasamo. There she laid the pill. Niho ashyize wa mwana w'umukobwa, iramwisa pill. And hid the basket near the well, ahisha kagatebo impande y'umugezi. She gave her long, close and last look. Aramwitegereza, aramureba, and then ran a finger over her face. Akoze udutoki ku minwa yiwe, ku isura. Air lips and direct figures. Akitegereza akantu areba iminwa, udutoki n'ibindi. She then walked home with her baby boy. Arangije atwara umwana w'umuhungu asiga umukobwa. And sobbed into her heart and noticed while people were having their midday meal. Agiye imuhira ubwo abandi barimo bafata ifunguro rya saa sita. The important news was conveyed to Chief Mboga by his elder wife while he was resting in his hut. Amakuru meza nibwo yaje kugera kuri Chief Mboga ubwo yari arimo asangira n'umugore wiwe mukuru mu nzu. Godfrey Ramogi has covered the nakedness of the father of the people. Umugore mukuru w'amahanga amubwira ati Imana yaramongi yakabarinzi cyangwa se yakwiye kuburabuza k'umupapa w'abaturage, yamuhaye umuhungu. Achieng has given birth to a baby son. Achieng yabyaye umwana w'umuhungu. Mboga looked at his wife unbelievingly. Mboga yitegereza umugore atabyizeye. A just smile played on his lips. Byasaga nkaho ashaka guseka ku minwa yari yishimye. And then despaired, leaving only muscles twitching at the corners of his mouth. Agenda bisa nkaho neza rwose afashwe n'ibitwenge byinshi, arishimye. He eyed his wife and then got up to go to Achieng's hut. Areba umugore wiwe arangije yitegura kujya kwa Achieng. But his elder wife barred his way. Ariko uwo mugore wiwe byari bimukomereye, kabone n'ubwo yamubwiye amakuru yakumye yarabyishimiye ko byagaragaraga. The great chief should not be overpowered by emotion. Umugore ati ni gute umwami umuyobozi koko yatwarwa na emotion, nta marangamutima nk'aya. Achieng is under the care of women for 4 days. Achieng yaragiye kwitabwaho nk'umugore uri mu kiriri iminsi 4. Only then can the great chief see his beloved son. Nyuma y'iyo minsi nibwo umutware yashoboka kureba umuhungu wiwe w'igikundiro. Mboga moved a few steps backwards and sat on his stool. Mboga uyu mutware ubwo yageraga kwa Achieng yateye intambwe nkeya, aricara yicara ku gikiko. All right, tell Achieng that I have received the news. Abwira umwe mu bari bakwita kuri Achieng ati mumbwira Achieng yuko nakiye amakuru. Then the chief's drum boomed out to announce the birth of new baby. Aha noneho ingoma z'umutware zaravugijwe kugira ngo bamenyekanishe kuvuka k'umwana. This time it boomed out of 4 times instead of the usual 3-4 girl. Noneho zavugijwe ubusaga inshuro 4, ariko byari bisanzwe zavuzwaga inshuro 3 ku mwana w'umukobwa, ariko ubu yari umuhungu. Zavugijwe inshuro 4, umuryango urahura barishima.
Avi mixed with bitterness in the minds of Achenge's wives. Hano ariko abandi bagore basangiye umutware na Achieng cyangwa se abandi bagore ba Mboga mu mitwe yabo mu bwabo bari bafite ishyari rivanze n'agahinda n'akababaro kuki atari twe twatanze umwana w'umuhungu, but they did not show it, ariko ntibabigaragazaga. A sheep was slaughtered for the delivered mother and all good things were showed upon her. Intama zarabazwe zishyirwa umubyeyi ndetse n'ibindi bintu byinshi birakorwa ku mubyeyi. Umutware yishimye cyane kuko yabonye umwana w'umuhungu uzamusimbura utari byarigeze ibaho na mbere mu buzima bwiwe. Chief Mboga never laughed or shed tears in public. Ntabwo uyu mutware yarigeze no hambere afatwa n'ikiniga muri rubanda. But on fourth day when he held his son at naming ceremony, ariko kuri uwo munsi wa kane ubwo umudamu yasaga nk'aho avuye ku kiriri byamushimishije cyane ubwo yari ateruye umwana agiye kumwita izina at a naming ceremony. His close relatives saw a big lumps of tears running down his cheeks as he called out the name of the boy. Abari bamuri hafi cyangwa se imiryango yiwe baramwitegereje babona arishimye cyane pe, amarira arimo amutembaho y'ibyishimo agiye kwita umwana izina. Nibwo yavuze ati you will be called Owini, Miss Owini, after the second son of Ramongi. Ukaba umuhungu wa kabiri ku gisekuru cy'Abaramongi nyuma yanjye. Gahunda umugore we wari ugize abyara umwana w'umuhungu. You will live long, uzabaho urambe, and in my old age, mu zabukuru zanjye, you will hold the staff of Ramongi in your right hand to rule your people. Uzafata inkoni y'ubutegetsi uyobora abaturage kandi ubayobore mu nzira nzima. Then the chief's beaded staff was placed in Owini's right hand, and then chief's ornamental bracelet put on his wrist. Then abandi babaga hafi y'umwami bari bari iruhande rw'uyu muhungu Owini. Nibwo umwami yafashe agakufe kiwe akakikura akagashyira ku kuboko k'umuhungu wiwe. On that day kuri uwo munsi Achieng and Agisu, Achieng ndetse na Agisu wa mukobwa wiwe, moved to the bamboo hut, bagiye muri bamboo hut. There they were to bring up Owini, bajyanye Owini here to the Boga's beaded stool, umuzungura w'ingoma. The chief offered numerous thanksgiving sacrifice at the foot of the sacred hill. His prayers always ended with the refrain. Umwami aravuga ati mutware amashimwe menshi, ibitambo byinshi kuri musozi wa Ramongi wampaye umwana w'umuhungu. Amasengesho y'umwami rero yasozaga abagira ati his prayers always ended with the refrain. No, I know you did indeed choose me to be a ruler among these people. Ndabizi ubu ngubu wampisemo kugira ngo mbe umuyobozi muri aba baturage. You have given me a son. Wanampaye umuhungu. Amid all the reveling, Achieng maintained the most singular gravity. Aho ngaho rero na Achieng ubwe yarimo agenda agerageza koroherwa. She felt as if something in her heart were breaking. Ariko uko yumvaga umutima wiwe harimo nk'ikintu kirimo kimubabaza cyane. She could not go on like this any longer. Ntabwo yarigize abina na gutya na mbere, but was to be done. Ariko se n'icyo ari gukora? Should she look for her daughter? Yari kujya kureba umukobwa wiwe? No, she could not do anything like that. Ntabwo ari gukora ikintu nk'icyo. Could she tell her husband the truth about her? Yashoboraga kubwira ukuri umugabo wiwe, ariko se gute? Umwanditsi nawe ubwo aribaza. She went to the well on the 6th day to the birth herself after confinement. Nyuma y'umunsi rero wo kuva ku kiriri ku munsi wa gatandatu yagiye kuri wa mugezi agiye koga. She walked hurriedly past the place where she had abandoned her daughter Apio. Neza hafi y'ahandi yari asize umwana we Apio. There was nothing on the spot to betray her, and the long grass stood erect as though nothing had ever rested on it. Kabone yitegereje muri kagatebo nta muntu wari warigeze ugera mu yasaga nta kintu kigeze kinagera murebye. As she trudged along on her way home, ariko gasubiraga mu rugo, Achieng had many thoughts. Yari afite intekerezo nyinshi, confused thoughts, intekerezo zirimo urujijo, but thoughts nevertheless, and even visions about her lost daughter. Intekerezo zimuvanga mu mutwe wiwe
intekerezo ukabuza umukobwa wiwe, agatekereza icyerekezo cy'umukobwa wiwe bikamucanga. She saw an old withered woman pick up her daughter by the way. Nibwo yaje kwitegereza yihishe ku ruhande abona umugore afata umwana cyangwa se afite umwana ukiri muto. She saw her perform a kind of witch dance around the basket before crying it away. Yitegereje abona umugore afite umwana mutonya, mbere yuko amuterura abanza gukora cyangwa se gukina imikino imeze nka gipfumupfumu. The route followed by the old women was toward the man's land lying between the cannibal folk and their enemies. Umuhanda yerekeragamo ni umuhanda ujya ku butaka butagira ubutuyeho nk'uko izina ribivuga, no man's land, ubutaka buri hagati ya cannibal folk cyangwa se ubwoko bw'abakadibo n'abanzi babo. She then saw her daughter being thrown away in this forest. Abona umukobwa we atwagwayo, which was known to be invested with wild animals, kandi akaba ari ishyamba ryakekwagaho kuba rifite inyamaswa mbi cyane. Unconsciously she yelled. Uyu mugore yarasakuje nta kindi yakoze. Her heart began to beat and sudden moisture reached the middle of her palms. Was it true? No, 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 she replied. Umutima wiwe watangiye gutera cyane bitunguranye, yumva muri we neza neza abuze uko abaho, abona amahoro. Was it true? Aravuga ati sibyo mbonye ari ukuri. Oya. Years slipped by. Haje gucaho imyaka myinshi rero, but the Chenge's distraught man showed no signs of improvement. Ariko mu buzima bwa Chenge byagaragaraga yuko nta terambere, nta kwiyakira. It was a life of visions and depressions. The daytime, yari imyaka yabayeho afite intekerezo nyinshi, agahinda, and all the nightmares at night, akagira n'inzozi mbi mu ijoro ryiwe cyangwa se mu majoro yiwe. Neither her privileged position among the chief's wives nor the future prospect for her son were adequate to fill the acute emptiness she felt in her heart. Kabone nubwo yari umwe mu bagore bafashwe neza mu bagore b'umwami cyangwa se afite n'umuhungu ufite ahazaza heza uzaba umwami w'ahazaza, ariko umutima we ntiyaratekanye. Owini grew up into a fine. Owini rero nawe yarakuze, young man with the usual characteristics of single children, sucky, headstrong and independent. Yaje gukura avamo umuhungu w'umusore ushinguye ufite ibirango by'umuhungu koko ukomeye pe, headstrong, stubborn. Bigaragara ko adapfa gufata imyanzuro ya buri umwe, bigaragara umuhungu ushaka kuzavamo kuko umutegetsi. Then one afternoon, yari ikigoroba kimwe, as the chief was on one of his regular walks to the sacred hill, umwami nk'uko yakundaga kujya muri ya misozi yajeje, he encountered a group of young women. Yahuye n'abakobwa, itsinda ry'abakobwa bakiri bato, carrying rods of firewood, bikoreye imitwaro y'inkwi. The girls left the path and hid behind the long bush to let the chief pass. Abakobwa bihisha mu bishigundo byari biri aho hafi ngo bari kumutwara atambuke. But one girl put her budget down and stood waiting. Ariko umwe muri bo yarahagaze ashyira umutwaro we hasi ategereza yuko umutwara hagera ngo ahite. When the chief got close to her, she bowed her head and greeted him. Ubwo umutware yamwegeraga, umukobwa yarunamye aca bugufi aramusuhuza. Peace be with you, great chief. Amahoro abane namwe, umutware w'agatangaza. Peace my child. Umutware nawe ati amahoro umukobwa wanjye. Said the chief, sorry, amahoro mwana wanjye. Peace my child. Said the chief, who was obviously moved by the courage of this young girl. Umwami yari atyase umutware yatunguwe n'umurava w'uyu mwana w'umukobwa ahuye nawe. Aravuga ati uyu mwana rwose ni umwana mwiza, no kuba namwita umwana wanjye ntacyo byaba bitwaye. Are you not afraid of the chief like your sister? Ako se ntabwo ugira ubwoba umutware nk'uko bakuru bawe cyangwa se bashiki bawe nabo bagize ubwoba? The chief teased her. Mwami yamubashije gutyo yikinira. No, it is my lucky day to meet the current chief. Ahubwo ni umunsi wanjye w'amahirwe kuba mpuye n'umuyobozi nkawe. Then she put her burden on her head and walked away. Umukobwa arongera afata umutwaro wiwe arawikorera aragenda.
Ntibyahise rero, the night Mboga called his son and told him about the young women. Nibwo Mboga ahamagaye umuhungu wiwe, aramubwira ati nabonye umwana w'umukobwa. She is the daughter of Owiro Chilo, the clan head of Usingu. Ni umukobwa wa Owiro Chilo, umwe mu bwoko bwa Usigu. She is visiting her aunt here. Yaje gusura nyirasenge wiwe hano. Try and see her tomorrow. Gerageza uhure nawe umwibonere ejo mu gitondo. If you like her, we will approach her parents. Nuhura nawe kamukunda, tuzegera ababyeyi biwe. Turabizi ko muri icyo gihe aricyo twita nka chieftains, cyangwa se iyo wabaga hayoboye umwami cyangwa se umutware uhikamba umwami, cyangwa se muri za ngoma za cyami nta bya republic. Atari muri iyi minsi yacu, umupapa yashoboraga kuba yashimira umuhungu wiwe. Rero hano naho iyo uyu Owini yari kuba kunzi uriya mukobwa, byashobokaga yuko bari kubana. She should make a good wife. Ese agomeza amubwira ati yaba umugore mwiza. Owini was curious to meet the young lady whose personality had impressed the chief so much. Owini nawe yari afite amatsiko yo guhura n'umukobwa muto ufite imyitwarire yatunguye ikanashimisha umutware. He kept watch on her movements. Yatangiye kumukurikirana ngo arebe ko bahuna. And when a messenger informed him that the girl and her friends had been seen swimming in the river Odundo. Rero ntihashize igihe kinini, umwe mu bo yari yashyizeho ngo bamurebere bamucungire yaje kumuha amakuru avuga ati umukobwa n'inshuti ziwe bahoze bogera ku mugezi wa Odundo. He immediately rushed to the scene. Aba yihuse agezeyo, agera aho bari barimo bogera. At the river, half a dozen young women were swimming and shooting at one another. Aho ku mugezi abakobwa barenga 10 bari barimo boga bakina aho ngaho ku mugezi. One of the older girls saw Owini first and rushed out of the water yelling. Umwe muri abo bakobwa akibona Owini ava mu mazi yirukanka asakuza ati the cheese son, umuhungu w'umutware. The girls take and well scrambled out of the water. Abakobwa bava mu mazi and hide behind the nearest bush. Bishimande ibigunda byari bahafi. But the girl who obliviously looked young down the others continued to swim. Ariko umwe mu bakobwa wagaragaraga nkaho ari muto muri bo yakomeje aroga and disturbed, bisa nkaho atamungamiwe. Owini moved closer to her. Owini aramwegera. Why aren't you afraid of the son of the chief? Aramubaza ati se ni ukubera iki wowe udafite ubwoba umuhungu w'umutware? He asked her jokingly. Amubaza yikinira. The girl was not bashful. Umukobwa ntacyo byamubwiye. She looked knowingly at him. Yamurebye nk'umuntu wari usanzwe umuzi. Raised her head a little and concealing her breast said, because the son of the chief does not respect ladies' privacy. Umukobwa ati rero impamvu nuko umuhungu w'umwami cyangwa umutware ntabwo yita cyangwa se ntabwo yubaha ibyubahiro by'abagore. Birumvikana busanzwe bogeraga. I was on my way to the hills to hunt. Umuhungu nawe mukwerebera ati nari mfite inzira yanjye njya mu misozi ngiye guhiga. When I heard some shrieking noises, ariko ubwo numvaga urusaku, idea came to check. Naje nyine kureba tu. Right, she said with finality as she dived in and out. Umukobwa ntawe aravuga ati okay sawa, niko yarimo yoga imbere n'inyuma. Now that you know who were shrieking, you can continue with your journey. Umukobwa ati noneho wamaje kumenya ni bande basakuzaga, ni bande batezaga urusaku, ufite kugenda ugakomeza urugendo rwawe. When stood there puzzled, umuhungu arakomeza ahagarara yibaza ibibazo byinshi yaratunguwe n'umukobwa. This foolhardy girl was not from his clan. Her accent was foreign. Uyu mukobwa byagaragaraga rwose ntabwo ari umwe mu bo isi yategekaga, ahubwo byasaga nkaho kunavuga ari umunyamahanga. She could be the girl the chief had told him about. Byashobora kuba umukobwa umutware yari yamubwiyeho. Can't you come out and give your friends their rain clothes? Owini amubaza ati se ntabwo wasohoka ukava mu mazi ugafata imyenda ugahereza bagenzi bawe? Umukobwa ati I didn't mean to be rude to them.
ntabwo bivuze ko njye nababonuriza ngo mwambare ubusa mve mu mazi ngo mbashyire imyenda. It would be better if you left us alone, we are still swimming. Umukobwa ati ahubwo byaba byiza udusize twenyine ukagenda turacyoga. No, Owen said firmly. Umuhungu ati oya. I want to talk to all of you about the coming festival of the chief. Ndashaka kuvugana namwe mwese kubw'ikirori cyenda kuba ibwami cyangwa cyenda kuba cy'umutwara. Alright, he said. Umugabo ati okay, nta ribi. Throw me my raincoat, it is the beaded one. Mpereza iyo myenda yanjye y'agaciro. Owen was shocked by the girl's natural air of importance. Owen yakomeje gutungurwa cyane n'imyitwarire y'umukobwa. He never took orders from anyone. Umukobwa utashoboraga gufata orders cyangwa se amategeko aturutse kuri buri umwe. Let alone any women he was always waited upon. Byasaga nkaho kuko ari wa mukobwa mubwisha kumubera umugore. He swallowed his pride and threw her the beaded lawn cloth. Umuhungu namuhereza imyenda yiwe kuko nkuko yabimutegetse. The girl wrapped her lawn cloth around her waist and emerged from the water unafraid. Umukobwa afata imyenda ayishyira ku kuboko kwiwe ava mu mazi nta bwoba. She grabbed the other rain cloth in her arm, afite n'indi myenda ya bagenzi biwe, and handed them to her friends behind the bush. Ayinagira bagenzi biwe hehe nyuma y'ibishugunda bari bihishe. Owen felt warm and comfortable where he stood. Owen aho yari yihishe rero ngo atababuza uburenganzira bwabo barimo bambara, yumvaga adasobanukiwe n'ibirimo biba. From the first time in his life he was unusual of himself. Yari yicaye Owen atibaza atanumva neza ibyari bimubaho. Yari ubwa mbere mu buzima bwiwe. He took a close look at the girl. Yakomeje yitegereza umukobwa. She was much older than the chief had suggested. Yari mukuru rwose kuruta uko umutware yabivuze. Her long slender legs would fill up with majority. Umukobwa ufite amaguru maremare meze kuko agaragara ko ubukura agaragaraho ubukuru isa nkaho yari akuze. Her fingers were long and graceful. Afite intoki zambuye nziza, and she had straight back on the flat lovable belly. Afite inda irambuye cyangwa se mu nda zero. Her breast was still young and stood erect like a wooden carving on hers. Byagaragaraga nkaho kiri mu turere igice kiwe cyo hejuru. Her skin dotted with water was the color of the rising sun. Nubwo yavaga mu mazi izuba ryamurasa neza neza abona ko umukobwa ari mwiza pe. As Owen looked at her, Owen yakomeje kumwitegereza. She reminded him of Alosi. Yamwibukije Alosi. Alosi, the legend and beautiful goddess of the sea. Alosi akaba ari ikigirwamanakazi cy'ubugeni gifite ibigwi, kuba yari cyiza nyine tu, ni ikigirwamanakazi cy'ubwiza gifite ibigwi. They exchanged a few words. Bavuganye amagambo make. Umukobwa nawe ati ngiye banyita Awiti. She told Owen that her name was Awiti. That evening Owen was in a melancholic mood. Uwo mugoroba wose Owen yari muri mood cyangwa se yumvaga bitandukanye. A newly discovered fire was burning in his heart. Yumvaga muri we atazi uko ameze. He reported to his father that he had seen the girl and that he liked her very much. Abwira papa we ati nabonye umukobwa nanamukunze cyane pe bihagije. In those days, the marriage preliminaries of the son of the chief were conducted with proper punctilio. Muri iyo minsi ubukwe bw'umwana w'umutware bwabaga byamanje kunyura mu nzira nyinshi babyitaho cyane. The chief therefore sent out messengers to investigate the girl's background. Umutware nibwo yari yohereje noneho yahise yohereza intumwa ngo zijye kureba ese umukobwa aturuka he, ni mwene nde. Gossip had reached the king that how would the be daughter-in-law had no equal for beauty in all Lowoland. Amakuru yarigeze kuri Akinga ko uwitegura kumubera umukazana ntawe bahusha ubwiza kuri ubutaka. She had moreover been brought up with great care and was diligent. Umukobwa yari mwiza pe byagaragara koko yitaweho neza. The messengers returned with red dust on their feet and with empty bellies. On seeing them, Chief Boga went to his hut to receive the news. Indonga rero nazo zaje zifite itaka ku maguru bisa nkaho zaturutse henshi cyangwa zava ahantu henshi zibona umutware Boga nawe akizibona ajya mu nzu yiwe kugira ngo akire amakuru. They told him, intumwa ziramubwira ziti, the family of Owilo Chilo did not deal with us kindly when we inquired about the girl.
umuryango wa Owelo Chino ntabwo dufashe neza ubwo twabazaga by'umukobwa. It seemed that word had reached them that the young man your son may be seeking her hand in marriage. Birasa nk'aho amakuru yabagezeho yuko umuhungu wawe akeneye umukobwa wabo. They insisted that Awiti was too young. Batubwiye yuko Awiti akiri muto, that they should be given time, tugomba kubaha umwanya. But we pressed them, ariko twabakomeje turabahatiriza. We had seen the girl, she is beautiful and ripe for marriage. Turavuga tuti twabonye umukobwa ari mwiza kandi akuze ku byo kuba yarongorwa. The family then conferred among themselves outside, and when they joined us, imiryango rero nawe ubwayo yaje kutujyana hanze iratwihererana iratubwira iti they told us that Awiti may not wish to marry the chief's son. Batubwira bati umukobwa wacu Awiti ntabwo yifuza gushyingiranwa n'umuhungu umutware. The messenger who was speaking looked at the chief anxiously and moistened his dry lips. Iyo ntumwa yarimo ibwira rero umutware iramwitegereza cyane, iminwa ye iruma, byasaga nk'aho ari ikintu irimo imuhisha. Umutware ati go on, komeza umbwire. The chief lowered aggressively. Umwami niko yamubwiye. He looked past them so that they could not notice the angry frown which distorted his face. Gusa byasaga nk'uwo nyine umwami bitamunejeje. They said, intumwa zaramubwira ziti great chief, umutware rero, that it is impossible, ntibishoboka pe. Mboga's fame was not confined to his clan alone. Ntabwo ubwamamare bwawe bugarukira muri ubu bukrani bwacu cyangwa se muri ubu bwoko bwacu gusa. Byasaga nkaho Mboga nawe ubwe bamwemera kandi nawe ubwe yemera ko nyina umutware ushoboye. Who was Owelo Chiro whose daughter could reject the offer of the son of the chief? Nibwo Mboga nawe yasabwa ati uwo ninde mukobwa wa Owelo Chiro ushobora kunyangira ubusabe bw'umuhungu wanjye? Go on, repeated. Umutware ahubwo aravuga ati mukomeze mumbwire byagenze gute. We were not satisfied with the excuse given, so we called at a neighboring village and inquired circumspectly about the girl. Ntabwo natwe twaje kunyurwa ahubwo n'ibyo batubwiye, ahubwo twakomeje kwegera mu gace cyangwa se mu cyaro cyo hafi turabaza ku bigendanye n'umukobwa. We were told that Awiti has no parents. Batubwiye yuko umukobwa atagira ababyeyi. She was found abandoned by the well by Owelo's elder wife who adopted her. Batubwiye yuko yatawe ku mugezi agatorwa n'umugore mukuru wa Owelo Chiro. The messenger cleaned his throat, byasaga intumwa irangije kumubwira, and mopped away a mushroom of sweat from his forehead. Komeza kwihanagura ibyobo cyangwa se ibihumbi byari biri ku mutwe we, byasaga nk'aho ahantu henshi kandi mu cyaro. The air suddenly became still and suffocating. Ubwo nibwo umuyaga wahuhaga hirya no hino as Chief Mboga discharged his messengers. Chief Mboga nyine ubwo nibwo yaramaze kuganira n'intumwa ziwe. He knocked his pipe on wooden log nearby to input the dead ash. Nibwo yafashe inkono we y'itabi ayikubita ku giti cye kiri hafi kugira ngo akuremo amavu n'utuntu twose twasigayemo. Then yifatiriza agatabi kiwe arinywera. Owini's new heart caught his eye. Ubwo Owini nawe ubwo aho yari ari yakubise amaso ise. Mboga knew that his son would not accept the news. Isi nawe amurebye avuga ati umuhungu ntabwo arazi kubyumva cyangwa ngo byemere. But Chief's son could not marry an entity, a woman of unknown parentage. Byasaga nkaho uyu Mboga uyu muhungu ataraza kubyumva. But a chief's son could, ariko umuhungu w'umwami yashoboraga kubana n'umukobwa cyangwa n'umugore utagira iyava, an entity, a woman of unknown parentage, utagira ababyeyi biwe bazwi. That evening when the listless cows had been milked and the tired children rest around the fire by their mothers waiting for the evening meal, ubwo bwari bugorobye nijoro, inka za nibwo zikamwa, abana bari kumwe na ba nyina. Owini was summoned to the chief's hut. Nibwo Owini yahamagawe. Mboga broke the sad news to his son. Mboga yaragiye kumuha amakuru mabi.
ambwira ati my son, muhungu wanjye, you cannot marry Chilo's daughter, ntabwo washakira umukobwa wa Chilo. She was abandoned as a baby by the well, yatawe ku mugezi akiri umwana. The wife of Chilo found her and brought her up. Umugore wa Chilo yaramutoraguye aramutwara. Mboga sucked his pipe and then spat on the hard beaten floor. Twarakomeza mu gatabe yigira hejuru gato. As the future ruler of the land, you cannot marry women whose background is mystery. Ntamubwira ati nk'umutware w'ahazaza ntabwo ushobora gushaka umugore utagira yaba n'ayajya, adafite background, adafite inkomoko, bisa nkaho inkomoko yiwe ari mystery cyangwa se iyobera ritagatifu. Owen tightened his buttocks on the oil stool he was sitting on. Owen atangira kwikaraga hirya no hino ku gikiko yari yicayeho. He wanted to rise and leave the chief's hut. Atangira gutekereza kuva aho ngaho akagenda muri ngoro y'umwami, ntabwo ashaka kumva ibintu nk'ibyo. But he fell back. Akaraga atekanye icyumve ntarimo. Breath had gone out of him and he felt dizzy. Yatinye kumva n'umwuka wubuze bitewe n'ukuntu yari akunze umukobwa. As he recovered from the shock, he had a hazy vision of Awiti. He saw her beautiful figure and he provocated breast. Atangira kwifatira ishusho y'ukuntu yabonye Awiti, akabona ubwiza bwiwe, akabona yari meza, akayakunda, amukunda cyane. The fire revived in him. Yumva muri we emotions, feelings zirimo zimuzamukamo. Yari akunze umukobwa cyane. He must tell his father the truth. Ariko yakumbaga kubwira sukura, akabwira ukuntu akunda umukobwa. Ibi ni ibintu tuzi kabisa, love story. I thought, let me take her to be my wife. Ati papa, wareka kambere umugore koko. I love her. I want to live with her. Ndashaka kubana nawe, ndamukunda. Akijya kuvuga nta kindi yari kurenzaho. Tears shocked Owen and he could not complete the sentence. Ahubwo amarira yaramwuzuranye, ntiyashoboraga gusoza interuro. Isa ati no my son, oya muhungu wanjye. She is not good enough for our home. The ancestors would be displeased. Ntago ari byiza mu muryango wacu, iwacu muhira. Abasogokuru abakurambere ntibabyumva. We shall find you a suitable woman. Tuzagushakira umugore ukubereye. Owen got up and unexpectedly paced up and down the room and then turned sharply to face his father. Owen arahaguruka abura hajya ntareka. Atembera mu cyumba hirya no hino, aragaruka areba se mu maso. Will the great chief change his mind and allow me to marry the women I desire? Abaza Samureba ariko amubaza amubwira ati ese umutware mukuru yabaza guhindura intekerezo ze akanyemerera nkashaka uriya mukobwa nkunda. Mboga gripped the ruling staff tightly. Umutware nawe Mboga aramusubiza ati no. He thundered and his voice rang in the still night. Avuga cyane rwose mu ijwi riranguruye. Owen stood before his father for a while before he spoke gravely. Owen aramanza ahagarara imbere ya se mbere yuko agira icyo avuga kandi gikomeye. Aravuga ati great chief, mutware mukuru, you will not see my face again. Ntabwo uzongera kubona isura mu maso yawe. I have chosen the daughter of Chilo. You can keep your beads too. Nahise umukobwa Chilo, ugumane iby'ikamba ryawe. Without waiting for his father's reply, atiriwe ategereza igisubizo giturutse kuri se, Owen left. Owen yahise agenda. He shut himself up in his heart. He wished to blot the whole world out of his sight. Yasohotse mu cyumba yikubita, nta muntu, nta n'ikintu yashaka gusanga mu nzira ziwe. Yandiva no kwikongota, arihuta cyane. What was he to do? Umwanditsi akibaza ati se yari gukora iki? Nawe wabyibaza. Commit suicide? Yari kwiyahura se? Oya, no. He must live to marry Awiti. Yagombaga kubaho agashaka Awiti. Run away, but where? Agahunga, ariko se agahunga yerekeza he? The dismay in the homestead when the news became known may well be imagined. Amakuru ubwo yaraje kumenyekana, buri umwe yaramutangiye gutekereza ibintu nk'ibyo. But all the uncles, aunts and other relatives agreed with the chief that Awiti would not make a suitable wife for Mboga's son. Ba nyirasenge, ba marume ndetse n'abandi mu miryango bari bemeranyije n'umutware yuko Awiti adashobora kuba umukobwa mwiza cyangwa se umugore wabera umwana w'umutware. Onura Chienge, usibye Chienge wenyine, Owen's mother, Mama Owen, knew the truth. Niwe wari uzi ukuri. Was she to die with this ariko se yari kuzapfa n'ibanga?
Her son's life was at stake. Ubuzima bw'umuhungu we bwari buri mu kangaratete. Why not face the chief and tell him the truth? Ni gute atari guhura n'umuhungu, kubera iki atari guhura n'umutware ngo amubwire ukuri? She might ruin his life. Yari kwangiza ubuzima bwiwe, but he was old enough to die. Ariko n'ubundi yari akuze byo kuba yanapfa, nubwo nawe ukora byo gupfa. Her son had all his life before him. Ariko umuhungu we yaragifite ubuzima bwiwe. She made up her mind, she must say it. Yaratekereje yacenge, atekereza ashyira ubwenge ku gihe, abona ko ari ngombwa kubivuga. She went to the chief's hut and fell at his feet weeping. Yaragiye ajya mu ngoro y'umutware, aramwegera. She's my daughter. Aravuga ati n'ikiniga cyinshi. She's my daughter. Ni umukobwa wanjye. Awiti is the daughter of the great chief. Awiti ni umukobwa w'umutware mukuru and twin sister to Owini. Akaba impanga ya Owini. Mana yanjye, amakuru yaramenyekanye. Your son, abwira umutware ati umuhungu wawe, uwo nkubwira ni mushiki we. I abandoned her by the well because I wanted to give you nothing but son. Namusize ku mugezi kuko nta kintu mfite kuguha usibye umuhungu. Mboga sat still and the hairs on his skin stood erect like those of frightened cat. Mboga yagumye ahagaze yumiwe, imisatsi yiwe iragenda imera nk'injangwe yuje uburakari. The scene on the path from the sacred hill when Awiti greeted him by the roadside came to his mind. Ahubwo ya shusho y'ukuntu umukobwa yamusuhuje ajya ku misozi itangira kumuzamo. Yes, her face resembled that of his son. Atatekereza ati koko yasaga neza n'umuhungu wanjye. Mboga looked past his wife into the dark night. Mboga arakomeza yitegereza umugore wiwe muri iryo joro. Only a few hours more and it would be sunrise. Haburaga amasaha make ngo buke. Then the whole land would know the truth. Nibwo buri umwe yaragiye kumenya ukuri. He knew his people were going to pursue him to send Achieng away. Yarabizi ko abaturage be bagiye kumuhatiriza guta umugore wiwe akamusenda. She had thrown away her newborn baby. Yari yarataye umukobwa wiwe. She had ancient insisted. Yari yarakarije bakuru hambere. She was not worth of being Chafa's wife. Nta nubwo yaragikwiye cyangwa se gifite agaciro ko kuba umugore w'umutware. But Mboga made up his mind. Ariko Mboga yaje gutekereza neza. No one was going to take Achieng from him. Nta muntu n'umwe afite kumukuraho iruhande Achieng. She was the center of his life. Yari umugore w'abanye mu buzima bwiwe. The self-doubt that often flows, the betrayal of lifelong trust crept into Mboga's mind. Ariko gushidikanya kwinshi kuko byasaga nko yaragambaniye mu buzima bwiwe nabyo byakomeje kumuza muri intekerezo ziwe. He wondered what other secrets were still hiding in the blossom of his wiles. Komeza gutekereza yibaza ayandi mabanga yose yaba ari mu mitu cyangwa se yaba yihishe mu bagore biwe. He lifted Achieng's head from his feet. Aho yafashe umutwe w'umugore wiwe awubamisha ku maguru yiwe cyangwa ku birenge byiwe. Aravuga ati, Bird of Awiti, arise. Mama Awiti, uwo ni wa mukobwa yari yataye. For my sake you have borne a heavy burden for many years. Ndarahira yuko wikoreye umutwaro munini mu myaka yawe. You have denied yourself the pleasure of mother gets from seeing her child. Wirengagije ibyishimo mama akura mu kubona umwana wiwe. Urumva ko nawe atari wenyine birumvikana. Go and tell your son, genda ubwire umuhungu wawe that he has a very beautiful sister, ko afite mushiki we kandi mwiza. Byari byamenyekanye yuko ari mushiki we, ahubwo iby'urukundo byari bigiye kujya ku ruhande kuko yarasanze ari musaza na mushiki. I shall give him my choice